Video library ikurikirano icikwe turacyakomeza mpaka Vamos, João. Não vamos com mulher, Dore ishusho nshuti yanjye iyo uvuga ishusho ingaruka umaze gukina sitangiye kugaragara kenshi ni amasaha ari kenshi. Halo yego aguhaye isaha nishira umuhamagara ribagiwe wowe utumuhamagara ntukatinye. Boleh bukan ya. Ini hejuru ya byose Jangan. Dia muri Chechnya.
isaha iraba yuzuye. Ntabwo zizi kubaka nta kintu zubatse. Izi ni amafaranga. Umusaza yashyize agakingo. Urabona abandi bakoreraga iwanyu se? Biriya bitebe zikoze zibamo ko nabo ari bwawe. Bwawe kuri mani yari byiza. Ese babihindura ngo bari agakingo. Akaba ari muri natire none. Ni imvura igwa gusa. Hariya haba harahahuriye. Muri nkubita mesaje ngajya mu nama y'ubukwe simu. N'umuntu akoresheje nimero yanditseho Pascal. Pascal ngarabibutsa ko ngo kubera umuganda rwangubisa akamesaje ko kubera umuganda kwa gatandatu. Inama y'ubukwe yari iteganyijwe ngo barashobora kuba bayishifutinga kandi simuzi iyo naba muzi sinayijyamo. Ukagira imana ukabona nk'ahantu h'inyoni iri gutangira kubaka icyatsi. Uzageza ureba aho bigeze buri munsi utakirangiye. Yaba ari video mani ukakirangiye washaka ukanaguma mpaka iteyemo n'amagi mpaka inabyaye. Ese ziba ari video mani ibintu nk'ibyo ariko bimara ukwezi. Gukora video y'ukwezi kumwe ariko ikazaba ari video ifite ikintu gisobanutse. Ukahita uyikubita nk'iminota 5. One day, 2 days, 3 days. Kandi buri munsi ukabyita one day ukazageza ku minota 5. Mani njye nzibona video ziba zarabostinze ni gutyo ziba zimeze. Ziba zarataweho igihe ubona ko ari video nyine umuntu yatayeho igihe. Iyi ni parite nkari. Abaturage batuye aha nabo nta kintu batuyemo.
Sullivan uri kurya bro. ndi kubona ariko ntabwo muri kamera ndi kubona. Turenti ntari ibindi. Binakunze mara umuntu yazana saa tine akajya ayikoresha nka kamera. Cyangwa umuntu akagura na kamera. Kamera kari idapfa ariko n'amadiraga iPhone binini nabonye bidapfa gushiramo umuriro. Bari gukora iki? Abana baryo bane bari neza. Ntabwo uryamye? N'umwana ukuze nabyo yajyaga yigana na Ikigo amatora ntiyakwirukanka.